nahise mubwira ngo nagukunze ndifuza ko umbera fiancé kandi tukazahita tunashakana. ubwo ngubwo wawe mubwiye aho nyine ari kumwe n'uwo mu nubona umpunzi sinkubwira musubizo uyu munsi ugenda ubitekerezeho uzanahita ubibwira n'iwanyu n'unkunda, hanyuma igisubizo uzakime ejo cyangwa ejo bundi. nuko naterese n'umusirikare nanone ndamubaza shaka gusobanuza Imana, kuko Imana yaginganiriza kenshi ikoresha abakozi bayo bakambwira ngo ntugakore ikintu utagishije Imana. Turasengana, yakundaga kunsuraho nari namaze kwimukira iyo ngiyo, araza ndamubaza none se wasenga ukagira niba hari icyo Imana yakubwira wenda kubijyanye n'urushako bimeze gute, kampa nk'icyerekezo kuko numvaga icyo gihe numva nashaka. Hanyuma arambwira ngo impamvu duharanira kuza muri Amerika, igihugu cyabo cyateye imbere rero turabayoboka, baratuyoboye kubera ko bakoze, uvuga ngo domene yose urimo umwanya ikintu ukora nugikora uzagera ku bintu bikomeye, ariko umwanya wawe nuha telefone nyine uzacura ibitotsi. Ndagaruka mu Rwanda, ndagaruka bari bampamagaye ku Kibuye ko badutomboye bakoze amatombora, umuryango wacu bakutombora uhawe amahirwe yo kuba wakorerwa dosiye yo kuza mu mahanga, kuza muri Amerika mu nkambi. Ndagenda ngeze mu Rwanda, Yuzem yongeye kunshaka nanone turongera turakorana nabo, ariko warumbashije kubijyanye reka ngaruke ku buhamya bw'urushako bwanjye. Noneho uwo mugabo nanone ubu ari mu Bwongereza, yarambwiye ngo donc namuhaye icyifuzo, sindakura ariko numva donc si uwo mukobwa wenyine twakundanye, donc muri icyo gihe hari undi mukobwa twari twarakundanye, noneho ariko nyuma cyane nza kuza muri Kenya, ariko twigeze kubana twabanaga n'ubundi mu Rwanda. Noneho ntibyakomeza tugeze Nairobi, noneho nanone ndamubaza shaka gusobanuza Imana, kuko Imana yaginganiriza kenshi ikoresha abakozi bayo bakambwira ngo ntugakore ikintu utagishije Imana. Turasengana, yakundaga kunsuraho nari namaze kwimukira iyo ngiyo, araza ndamubaza none se wasenga ukagira niba hari icyo Imana yakubwira wenda kubijyanye n'urushako bimeze gute, kampa nk'icyerekezo kuko numvaga icyo gihe numva nashaka. Hanyuma arambwira ngo umudamu wawe aho hari muri uwuhe mwaka? Hari mu mwaka wa 2011. 2011 arambwira ngo umuntu uzashaka bimeze nk'inka yahutse kure n'inyana yayo iri kure, hanyuma inka igakenera inyana yayo ariko ikabira kubera ko inyana iri kure ntiyumve. Bivuga ko umudamu wawe ntabwo ari hano hafi, ntabwo ari muri iki gihugu cya Kenya, ntabwo murahura, ari kure rwose. Ibimenyetso bitatu ndavuga ibyo nibuka. Yarambwiye ngo afite inkovu ku kuguru, ikindi arambwira ngo arwaye hano inyuma mu rutugu, hano mu kuboko, mu kuboko kuramurya cyane muri iyi minsi. Ikindi kimwe sinkivuga, ama bitatu. So ndagenda ngeze mu Rwanda, nagerageje kujya no kurambagiza,
ariko amatsiko mfise ico kindi udashaka kutubwira mbega nikindi kimenyetso yari afite ku mubiri canke gerageje nubwo utakivuga neza ariko ku mubiri cyangwa ku miterere uko yari ameze okay yes noneho umunsi namubonye maze kumubona sitwa namubonye ariko muri ya makorari nababwiye kera mu nkambi yari muri korari y'urubyiruko yari muto kandi nigeze kujya no kubigisha indirimbo ntabwo ndanamuhitamo ngo azantona indirimbo nabigishije ariko ntabwo icyo gihe nari mbizi uko zambere gufasha nta nicyo urumva hari kera muri 2005 icyo gihe twari 2011 so mubonye rero kubera ko nari muzi ho bukeya twarabanye gatoya so ndamwibuka mwibutse so umukobwa ari hano hanyuma bitamutuma mugenzi w'umukobwa ndavuga ndamukeneye tuzaganira nawe ikibazo mfite wamumenye gute ko kuki watumye huyo wamumenye gute wumvise umukunze canke byari bimeze gute donc naramubonye ndamwibuka mbona yabaye n'inkumi noneho numva ndamukunze mukunze rero mutumaho mugenzi we w'umukobwa wo muri famille yanjye ndavuga ndifuza kuganira n'uriya mukobwa hanyuma umugoroba umwe baransura mu rugo iwacu mu kazu kanje mu nzu yanjye nkambi kandi bari kumwe n'uwo mukobwa noneho mpita mubwira naragukunze numvaga ko baratubwira kuza hano mu mahanga ukaza uri umusingo nkuko mubizi ko turi muri Amerika ubu nyine twese biraruhije baguca imisoro myinshi n'ibiki kuba hano nyine ntabwo byoroshye gutera imbere hanyuma rero nahise mubwira ngo nagukunze ndifuza ko umbera fiancé kandi tukazahita tunashakana ubwo ngubwo wabimubwiye aho nyine ari kumwe n'uwo nguwo nubona umunsi sinkubwira umusubizo uyu munsi ugenda ubitekerezeho uzanahita ubibwira n'iwanyu n'unkunda hanyuma igisubizo uzakime ejo cyangwa ejo bundi nuko naterese nk'umusirikare ikibazo none wari wamaze kubona bya bimenyetso bakubwiye canke byari bimeze gute wari wamaze kubimubonaho ibimenyetso rero nari narabyibagiwe ndakubwira igihe nabibonye noneho sinari nkibyibuka kuko nakira ubuhanuzi bwinshi ariko byari byanditse nuko ndabakira maze kubakira aragenda tegereza igisubizo hanyuma bukeye twongera guhura arambwira ngo nta kibazo aremeye kandi nabibwiye n'iwacu hanyuma umunsi umwe duhagaze ahantu ku rusengero mpita numva ikintu kinjemo sinabona menye ko byagenze mpita numva urabona wenda abantu batazi ngo ukuntu umwuka avuga hari igihe bibaza ngo se aravuga mu ijwi yavuga gute arashobora no kuvuga akongoreye cyangwa mu buryo uhita wumva nk'ikintu nyine kigukanguye ukuntu noneho nahise numva sinzi nk'umuntu umbwiye ngo bya bimenyetso nk'umuntu unyibukije kuko waba wasize nk'akantu ahantu tuvuge wenda nko waba wasize nk'isafuriya utetse uri ahantu uri bize ugahita wibuka ngo kandi wenda umuriro ushobora kwaka muri bya bintu ntetse urumva ku byahise binzamo ako kanya noneho mpita mubaza hari na nimugoroba cyane hari akijima bwari bwije ntamubona wenda no ku maguru ntabwo namubonaga nyine hari saa moya y'iwacu ya nimugoroba umwijima bamaze kugira gufata noneho mpita mubaza ngo se hari ahantu ufite inkovu arambwira yego hehe ku kuguru y'inyereke
ahita ayinyereka ndamubwira urwaye urebe ibitangaza by'Imana igihe Imana yabimbwiye muri Kenya yari muzima yari arwaye ahandi ariko yabimbwiye nkaho byabaye nkaho arwaye ndamubaza ujya urwara mu kuboko hano ahita amuza ngo ninde wakubwiye so yumvaga ari ikintu kidasanzwe cyamubayeho afite na gahunda kujya kureba docteur noneho kandi akumva nta wundi muntu ubizi arabi wabo babizi gusa akibaza aho mbikuye arahabura ndamubwira gusa arambwira ati niko bimeze ahubwo muri iyi minsi kwanigaga cyane narengeye kujya kwa docteur ariko sinzi ninde ubikubwiye mubwira ko ariko Imana ariko kimenyetso Imana yampaye icyo cya gatatu cyo ntavuze nari namaze kukibona wow murakoze cyane tuzofata umwanya mwiza wo kuganira birambuye niyo mwagaruka hano kuturamutsa rero nashaka nkubaze ego madamu yarigeze kugwara ubuhamya bwawe benshi barabuzi kuri YouTube abantu batabuzi bazogende baburabe kuri channel wandike bigizi Gentil uhita ubumva ubuhamya bwiwe naye nshaka kukubaza rero kugera hano muri Amerika mwaje gute hano muri Amerika byagenze gute mutucireho ubuhamya bukeya hama mutubwire ikindi kibazo ndakibabaza mwakoze mucamaki murakoze cyane gusa kugira ngo ntangire aho ngaho mbabwira ko uko kuboko madamu yararwaye kuva uwo munsi kwahise gukira ntiyabagije kwa docteur cyari kimenyetso cyo kugira ngo uwo munsi bisohoke biraryoshye cyane hanyuma turashakana mu kwezi kwa 9 ubwo hari nko mu kwezi kwa 7 kwa 6 turashakana mu kwezi kwa 9 ahita asama inda ya mbere habaye mu kwezi kwa 12 yari ifite wena nk'ukwezi nka kumwe ngira ngo inda ivamo imaze kuvamo ihita imutera cancer donc ahita cancer ihita yataka matrice inkondo y'umura donc ni mu gifaransa bayita ngo ni grossesse molaire mu kinyarwanda niba ari inda y'urubura niba ari ibese sinzi ni nkuko nguko ya ubwo simbuvuga cyane ariko gusa ndavuga ingingo nkazi ebyiri ndavuga uko yarwaye nuko yakize hanyuma mvuge uko twaje hano madamu rero yahise atangira kumera nabi icyo gihe abaganga bamutangira kumutera inshinge kugira ngo cya kibazo yari afite kirangire kuko iyo bamupimaga igihe cyose babonaga arwaye babonaga atwite kandi adatwite niko ubundi iyo kanseri imeze ni nkaho inda ibikirimo so barwanaga no kugira ngo noneho niba bamufata ikizamini babone adatwite mu maraso ariko igihe cyose bamufasha bakabona aratwite so kanseri abaganga babyumva bo babizi hanyuma icyo gihe twahise dukomeza kumukurikirana ngo agere 2013 araremba cyane yageze se hashikana amateka maremare wenda tuzagira ikindi gihe cyo kuburambura ariko no kuri YouTube burahari burambuye kuri channel ya Zaburisha hanyuma araremba bashaka kumukura mu matrice ariko muri icyo gihe barimo baramuzengurutsa ama transfer cancer ihita izamuka yataka ibihaha sinzi ko yabivuga niba ari cancer yamaze ko niba ari metastase donc iba yamaze gukwira mu mubiri wose n'amatarme y'ikiganga ntabwo nzi ikiganga noneho aza muri makuruse noneho kanseri imaze ihita izamuka ifata ibihaha hatangira gucira amaraso ariko nanone Imana yari ifite mu mugambi kuzamuka kwa kanseri byatumye biprotectinga intuzi ibihaha amini matrice uno mizira z'Imana twe twaravugaga ngo we byibuze bamukuyemo umura yasigara ari muzima handi Imana ikabona ahubwo nizamuka izaza gukira kandi igasiga n'urugingo rwe rutavuyemo niko byagenze kanseri ajya butaro arivuza
amateka maremare hanyuma ariko Imana rero iravuganye natwe kuzaduha umwana w'umuhungu ubwo sinagiye mvuga detail harimo ibintu bikomeye aho ngaho iby'Imana yavuze nagira ngo mbwire abantu ko Imana ivuga nubwo hari abahanuzi benshi ubu ngubu bavangiwe ariko hari n'abandi bakivuga ibintu by'ukuri simvuga abantu twasenganye abamama batuye Australia ni ibintu byinshi cyane hagati aho ngaho madamu rero aza gukira kanseri umuzima tubyara umwana w'umuhungu w'imfura tumwita Isaac nk'uko Imana rero bivuze yari yaranatubwiye ko tuzabyara umwana w'umuhungu twagendaga dutanga ubuhamya acyoroherwa ataranatwita tukabivuga tukabihamya neza tukavuga ko azabyara umwana w'umuhungu ntitwatinyaga kubivuga bamwe bakavuga ati mukavuga n'umwana wari we se mubyaye umukobwa tukavuga ngo niba ari Yesu wabivuze bizoshoka niyo mpamvu naririmbye ngo imvugo yiwe ni ihame tegereza umunsi n'isaha ubwari data wabivuze bizoshika niyo iriya ndirimbo yaturutse rero n'izindi Yesu arabaruta nk'amateruma amwe yagiye akoresha kwa muganga ababwira ko Yesu abaruta bamubwiye ngo bagiye kumukuramo umura kandi yaravuganye n'ubaruta nabyara gute kandi mwankuyemo umura ntabwo bishoboka kuko ubaruta rero yavuze ko nzabyara kandi akamwana w'umuhungu so ni ibintu birebire madamu arakira dufite abana b'abahungu nyine babiri nzababwira n'ubuhamya bwa mama yigeze kurwara mu mutwe umunsi wa dote yanjye ahita arwara mu mutwe uwo munsi nawe yarwaye ikindi gihe kirekire aza gukira ni muzima ni byinshi ni birebire by'Imana tubivuze ntabwo twabivamo tuzoronka umwanya hanyuma kuza Amerika rero iyo dosiye yatangiye icyo gihe nza muri 2021 isezerano ry'Imana yarambwiye ko nzaza wa mugabo muri Nairobi yambwiye aho tuzatura nuko hameze nuko bimeze kose arambwira ngo ariko hagati hari inyanja ndende cyane kugira ngo mugere aho hantu twahuye n'iyo nyanja rero y'ibibazo imyaka hafi 10 tegereje iryo sezerano ariko imvugo y'Imana ni hamwe birashika twaje 2020 mu kwezi kwa mbere ku itariki 28 ubu nyine dutuye Cedar Rapids aho niho dutuye n'umuryango muri Syria yitwa Cedar Rapids. Okay. Cedar Rapids. State in Iowa. Okay. Hama mwoshaka kutubwira mbega uwo muntu wabadeclaye canke mwaje mu byerekanye no mu nkambi donc y'amadosiye aba mu makambi? Naje nk'impunzi. Okay. Ndashimira igihugu cy'u Rwanda cyatwakiriye neza cyadufashe neza kugeza tuje. Abantu benshi ntabwo bari banzi ko ndi impunzi kubera ko n'abahari muri Kigali kenshi kandi amateka yanjye nyine ni wowe yankuyemo menshi kuko media ntabwo dukorana cyane sinkuna media ni surprise wankoreye nayo uri wa mbere murakoze cyane Imana ibahezagire kandi bahumugisha nuko nanjye nagira ubuntu bwo kubona n'umuntu w'umusitari adasanzwe kuri icano ntoyi igitangira n'ukuri twagira ubuntu kandi n'ukuri sinzi ingene nabashimira Imana ibahumugisha pe itwereka yuko Imana iri kumwe natwe itwereka yuko ibitezi ko zirakora ari umugambi w'Imana ntabwo narinzi ko tuzahura ntabwo narinzi ko twoshaka kucango tuganire n'ubugombe bw'Imana kandi nuko abantu badukurikiranye donc nabo nyene hari umuntu yarakeneye kumva ijambo rivuye muri mwebwe kugira ngo ashobore nawe kurema ashobore gukira ino channel ya Empower TV irakomeza abantu niyo ntumbero dufite kandi turibanda cyane no kuntu by'urushako cyane nje tubibanda ko cyane kuko ingo z'ubu ntabwo zoroshe hari akantu rero mwari mwatubwiye kerekeranye n'ibintu by'amatelefone iki gihe kera nta matelefone yari ahari ariko ubu usanga abantu benshi duhugira mu matelefone cyane ku ma WhatsApp ku ma Instagram kuri YouTube ugasanga umuntu amara umunsi wose ariko ara browsinga kuri telefone kuri computer ahantu henshi ugasanga nta mwanya tukironka
ikintu numvise wewe wateye imbere cyane kubera wafashe umwanya ukuvukira umwana muto ugategura indirimbo ukumva ushaka kuja muri repetition ukumva n'ibintu bidudubiza muri wewe rero ariko ubu nta mwanya abantu tugifite kubera telefone twaramaze kuba addicted ku matelefone udafite telefone umenga ntiwabaho nicyo kintu cyambere mbega ni gute umuntu yashaka kubigenza izi telefone ni gute umuntu yoyirinda kwigira akamenyero mbega abantu bobahanura gute twobigenza gute murakoze cyane icyo navuga aho ngaho telefone ntabwo tuyobora niko tuyobora tugomba kuyobora telefone aho kugira ngo tuyobore twebwe tukayobora kuko dufite ubwo bubasha bwo kuyobora ibiri imbere yacu amahitamo ni twe dufite guhitamo ukuboko kwanjye nkakurambura nkagufatisha telefone cyangwa nkaguhina nkakwima telefone n'uburenganzira bwanjye so mu by'ukuri biranagoye usigaye usanga abantu n'imyandikire ubwo n'indirimbo kuko ni muri domaine yanjye ndimo cyangwa ibindi usanga abantu barimo barakora ibintu bifite no kuvumbura mu bisanzwe umuntu yaravumburaga ugatekereza ahabe n'abana bato ngewe ngerageza kubimana televiziyo kuko umwana ntatekereza ngo avuge ngo yibaze kuri kariya kantu nagaki ririya tara riri hariya buriya warishize hariya buriya yarahagaze cyangwa bimeze gute so ubu kuvumbura biragoye kuko ubu umwana aba ari kuri telefone buri gihe abantu bakuru ni kuri telefone urumva ntabwo sinzi umuntu w'ubu ngubu donc tuzavaho tuba abantu ahubwo duse na telefone kuko ubu ngubu ariko inama nagira abantu umugabanye mufitemo amahitamo yo kuyobora ibyo ibiri imbere yanyu mufite ububasha kuko icyo nasorezaho impamvu duharanira kuza muri Amerika mu Burayi mu Australia n'indi migabane iteye imbere ugasanga abantu nibyo bahora bavuga nzagera hariya gute Afrika yacu ni nziza igira klima nziza igira ibiryo biryoshye iwacu ni heza niho kiba urukundo turasabana twe abageze hano ntihabirunga iwacu muri Afrika ariko duharanira kuza hano kubera iki kuko umugabane wacu urimo ubutunzi kandi mwiza ufite ibintu byiza kurenza muri ibi bihugu twajemo tumusiga tukaza muri ibi hari impamvu nuko bakoze abazungu ugenda njya mukurikirana yego bakoresha amatelefone cyane ariko umwanya wo gukora ibindi bintu telefone bashira ku ruhande ntabwo batwawe ni nkiza cyane kuko umuzungu gahunda ku kintu runaka icyo afokasinzeho nicyo akora rero n'impamvu ubona abantu bamwe barabaye abastar nuko bakoze igihe abandi basinziriye gusinzira si ibitotsi gusa ni ikintu cyose kiguhugije so ugasanga rero umuntu yageze iriya uyamamaye uriya yabigenje gute so ntuzi igihe yakoraga aba bantu barakoze gukora bagira amashift 3 muri Amerika gukora guhera saa 1 ukageza saa 8 saa 8 saa 5 za nijoro saa 5 kugeza mu gitondo tekereza ayo masaha nurangiza utekereze abakozi wenda natekereza Amerika tuwe na miliyoni 300 sinzi abadakoramo wenda n'abakora ariko utekereza ayo masaha guhera mu gitondo donc no munsi na masaha 28 barimo barakora uko gukora kwa cyane noneho ubihuze n'uwo mwanya ikintu iyo wagihaye umwanya byanze bikunze umusaruro uraboneka gukora amasaha yose warangiza noneho donc isaha ubwo n'umwanya nabo bakozi ba benshi gutyo kandi ibintu bya buri gihe so igihugu cyabo cyateye imbere rero turabayoboka baratuyoboye kubera ko bakoze uvuga ngo domaine yose urimo umwanya ikintu ukora nugikora uzagira ku bintu bikomeye ariko umwanya wawe n'uha telefone nyine uzacura ibitotsi murakoze cyane bane bamugisha abantu badukurikiranye mwabyumvise yuko tugomba kureka amatelefone yacu no kuri murakoze amasaha aragiye twabafashe cyane no kuri mutubabarire ariko akabazo kanyuma nshaka kubabaza mbega hano muri Amerika
BIGIZi ninde, akora iki, n'umupapa gusa bisanzwe ninde, Imana imaze kumugeza ku bintu bimeze gute kugira ngo abantu bavyumve nawe bumve ibitangaza Imana yabakoreye? Mu minota 2 gusa kuko indege ni mukanya. Sinzi ko byari ngombwa ko mvuga ibintu nagezeho, ariko mu mwaka umwe maze n'amezi nkangahe mfite inzu nziza cyane muri Afrika, cadastre nziza rwose. Wow. Mu mwaka umwe gusa. Ntabwo ari ukubyirata kuko umunyamakuru wabimbashije nanone kugira ngo bichallenging abandi. Mfite imodoka ari igura 28,000 by'amadolari. Wow. So hari n'ibindi ndi guteganya. Ndumva ibyo ngibyo navuga. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Murumva ntabwo yabivuze neza ngo abivuge neza, ni bitangaza Imana yamukoreye byinshi. Nta Imana itakura umuntu kandi nta Imana itamugeza. Inyuma yuko madamu we yagoye cancer agakira, nyuma yo kuba mu nkambi, nukuri Imana yamukoreye bitangaza kandi n'isi yose iramuzi, nta muntu umwe atamuzi. Nukuri Yesu rero abahezagire, ibyo waba uri kuracamo byose nukuri Imana ntawe itogukura kandi ntawe itokugeza. Urashaka gato gusa. Ego. Yarambashye icyo nkora, ngenda deliveringa, ni nkora icyo bita DoorDash. Deliveringa donc no gutwara amaoda biza kuri telefone, kemera order, ukatsi imodoka yawe ukagenda ugafata akantu, niba ari fanta ukagenda ukayidepoza ku muryango w'umuntu. Nibyo mba ndimo. Murakoze cyane. Murakoze gose, mwabyumvise ako kazi kashoboye kumugurira imodoka $28,000 by'amadolari, n'amafaranga menshi cyane. Akashobora kuba yaraguze inzu ya cadastre nziza ihagaze neza, muraza kuyibona kuri YouTube channel, turaza kuyishiraho. Hama nagoma ntera intege n'abantu bose bari baba diaspora, bose bari ngaha muri Amerika, b'abantu bavuye muri biriya bihugu bya